gutinya Uhoraho. Ntazaca imanza akurikije igihagararo, cyangwa ngo azikemure akurikije amabwire. Ntamenyekana azazicira imanza zitabera, azarenganure abakene bo mu gihugu. Umugome azamukubitisha ijambo rye, umwuka w'umunwa we awicishe umugiranabi. Azakingikisha kutabera nk'umukandara, akenyeze udahemuka nk'umuhigo. Ikirura kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene. Inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byabyo iruhande mu cyana kimwe, intare irisha ubwatsi bw'ikimasa. Umwana ukiri ku ibere azakinira ku cyinshira, igitambambuga cyinjize ikiganza mu maboko y'inini. Ntawe uzabakigira nabi, cyangwa ngo akore amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakazwamo ubumenyi buhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Uwo munsi inkomoko y'isi izashyirwa hejuru y'ibendera ry'igihugu, amahanga yose akazayigana aho atuye, akazabengerana ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Imana soko y'ukwihangana no guhumurizwa irabahe no guhuza ibitekerezo nk'uko Kristo Yesu abishaka kugira ngo umutima umwe no mu ijwi rimwe muhe Imana ikuzo se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Ku mpamvu y'ibyo rero nimwakirane nk'uko Kristo ubwe yabakiriye agira ikuzo ry'Imana. Ndahamya ko Kristo yigize umugaragu w'abagenewe kugira ngo yerekane ubudahemuka bw'Imana maze yuzuze ibyo abasokuruza basezeranijwe. Naho amahanga ari Imana ikuzo ayishimira impuhwe zayo nk'uko byanditswe ngo niyo mpamvu nzakwamamaza mu mahanga kandi ngasingiza izina ryawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimutegure inzira y'Inyagasani, muringanize abazayikora, maze umuntu wese azabone umukiro uturuka ku Mana. Muri iyo minsi Yohani Batista aratangira kwigishiriza mu butayu bwa Yudeya avuga ati nimwisubiremo kuko ingoma y'ijuru yegereje. Ubwo nibwo yavuzwe n'umuhanuzi Izayi ati nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutegure inzira ya Nyagasani muringanize aho azanyura. Yohana yambaraga umwambaro w'ubujijwe ubwoya bw'ingamiya agakenyeza umukondo
twatangiye igitambo Eucharistia bwa amasomo tumaze kuzirikana icyo gice cya mbere cya misa cy'amasomo aratubwira ibintu bikomeye mu buzima bwabo impinduka umuntu yagenda ahinduka abivuga wese akabivuga mu buryo bwe yewe buri wese akarabizirikana mu buryo bwe ariko tugendeye ku masomo ndetse n'igihe turimo hari ingingo z'ingenzi zadufasha kumva guhinduka hari batista abwira bariya bantu mu gihe cye natwe akatubwira muri icyo gihe cyacu munsi twakwakira duti twahinduka gusa guhinduka ni iki turi mu gihe rero cya Adventi igihe cyo gutegereza umukiza Yesu Kristo ugiye kuzakuza igihe cyo gutegereza Yesu Kristo dutegereje ni Imana yigize umuntu tuzabireba ku munsi mukuru wa Noheli muze turamye umwana wavutse n'umwana w'Imana yigize umuntu muze tujye kumuramya Imana yigize umuntu twese Imana yigize umuntu turabikubwira byinshi umuntu atavuga ariko bikomeye kugira ngo akunde atumenyeshe koko inzira y'umukiro tumurebe n'amaso yacu twabona Imana ikomeze kubaho wabonaga Imana yarapfaga ariko noneho Yesu Kristo ubwe kuko barabikora kugira ngo ubone Imana Yesu Kristo ubwe noneho araza aratubwira turamurebe bwanawe gukora adukora ibitangaza byinshi Imana yigize kugira ngo dukunde itwereke ko mu buzima bwa buri munsi dushobora kubonamo impamba idufasha kugera ku mukiro iyo tuzirikanye igitabo Katekisimu dukoresha muri katesheze hari igitero kivuga ngo mbese abantu bose bashobora kumenya Imana bagasubiza bati yewe abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bakumvira ijwi ry'umutimanama wabo abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bakumvira ijwi ry'umutimanama wabo Yesu Kristo naje kutwishurira Imana agace gato ntabwo yagiye agatuma ubuzima abantu babayemo yagiye atwigishiriza mu buzima tubayemo natwe no guhinduka umunsi batubwira urabona ko usa naho ukura mu buzima bwa buri munsi tubayemo guhinduka kubera ubuzima dutegereje uwashakaye ajya mu buzima bwa buri wese iyo dutegereje umuntu tumutegereza dute tubare ko dufite umubyeyi cyangwa se inshuti yacu yagiye mu ruzinduko igiye mu mahanga yagiye kurangura se ni ubutumwa bundi yagiyemo se noneho akakubwira ngo uzaza icyumweru gitaha nawe iyaba mwashakanye iyaba umubyeyi wawe yawe ukamubwira ngo nzajya kugusanganira gute usuka kidege nzagenda nambaye gute yari inshuti yawe magara yari inshuti yawe nzagenda nambaye gute bashaka imyenda myiza iyo wambaye n'akavuyo uzamushima ugiye kumwakira hanyuma ukitegura noneho iyo ari umuntu mwashakanye ugomba kuza mu rugo ukareba ngo ubona ko gute bikagakura neza izindi zose n'ibindi byiza cyane iyo turi gutegereza kugura kugira ni ngombwa gukora iyo myiteguro umutima wanjye ukareba Yesu ugiye kuza azantangira neza iyo nshuti y'utuzira inshuti zose zamwakira gute tugatanga ukareba niba abandi bakivuga ngo mbese niba Yesu uzamwaka iyihe kado uriya munsi azaza batubwira azaza kumumenyesha abafite u Rwanda nzamusanganiza iyihe kado Yesu ugiye kuza
ubwandu bw'ubuzatanire bw'ubuzamwakira neza ibyo utegure inzira za nyagasani abandi bakita waje ari gahunda y'ubu ugiye kuza kubyereka yaba kuko byo uzamwakira ndamutega rero ubuzima busanzwe rero bufasha kumva uburyo bw'abikora Yesu Kristo ubu barakubuye kandi akirashashe nabwo kameze neza harimo utubara zakoze twose warangiza hanyuma bakora ibintu bimeze neza cyane ni nabyo yewe n'aya matara imbere yacu agenda aturanya uko icyumweru kirangiye bagacana iyindi byerekana ubu ndumva hari aho imyiteguro yanjye icya gatatu ndumva no n'imyiteguro yanjye igeze hanyuma ku cya kane rwose ashatse yazana mu kanya kumeze neza buri wese isuzuma n'uburyo irimo gutegura gute Yesu Kristo igiye kugusa umutima wawe kuko niho utamwakiriye hanyuma niba tuzamusanganiza iki tuzamusanganiza Yohani Batista ibyo agenda agaragaza ni muri iki utegure uwo Yesu Kristo ugiye kugusa guhinduka rero nabyo guhinduka bikomeye ariko bisaba imbaraga zawe buri wese ugifite guhinduka bisanzwe kandi kudatwarwa n'ibintu binyuranye twirinde gutwarwa n'iby'isi cyane iby'isi turabikoresheje kandi twirinde kuguma amaso twirinde gutwarwa n'ubuzima bwa buri munsi ibyo dukwiye imibereho y'abaturage twumvise ibivanye kugira ngo habwira ubukonje bwiza yambaraga burya ntabwo yarya ibiryo bindi bihambaye no gukura ibyorezo by'abaye kandi si ukugira ngo turi kubona abandi bakwiye turi kwambara neza turi kurya neza ahubwo kutubwira ko ibyo ngibyo tujya kwambara n'ibindi byose by'ubuzima bwa buri munsi tugere dutwara igihe cyacu cyose kugira ngo Imana tutava kwibura umwanya dushaka umwanya w'Imana hanyuma ibyo bindi Imana igenda iduha ibikwiye mu gihe gikwiriye gikomeye ntawe uzabura ubusa ntawe uzabura ariko ibyo bikwiye kuguma amaso tumenye ko mbere na mbere tugomba guha Imana umwanya wa mbere ngicyo icya mbere kiruta kugira ngo tugiye tuzambara umunsi tukareba ngo mbese umutima wanjye niba ugiye gusanga inshuti ye yitegura gutya ibintu birameze twese akishyura hanyuma kugira ngo tubashe kuzuma noneho tukareba ubuzima bwa buri munsi turebeye ibyo barabizi ibyo kurya bye byoroheje kwambara byoroheje bica twerekana ko ibyo kwambara ibyo kurya byoroheje utagomba gufata umwanya wacu wose kugira ngo duhurire n'Imana cya mbere cya kabiri dufasha kwibuka tugendeye ku masomo kuko wa mutima wamaze kudatwarwa n'iby'isi noneho mutagatifu araza agakora muri twe umuhanuzi Isayi yakomezaga avuga yerekana uruhu mutagatifu uzaza agatuza ingabire ze muri uriya muntu w'Imana umwuka uhoraho uzamuvugiraho umwuka w'ubuhanga n'ubushobozi ujyana n'ubutwari wa muntu witeguye kwakira Yesu Kristo mu mutima we umaze gukura gusukura amaze kumenya ko iby'isi bifite agaciro kayo atagomba gutesha agaciro kandi bitagomba kumutwara n'umutima we kugira kwakira Imana hanyuma akaza kuzamo ingabire ze ubuhanga n'ubushishozi ubujyanama ubudacogora ubumenyi n'izindi ngabire twagiye kumva umuhanuzi Isayi yagiye adusobanurira uwo muntu aba ari ingoro mutagatifu kandi ko turazirikana ingoro y'Imana mbere na mbere umutima wanjye ugomba gusukura ugomba kwitaho hanyuma Yesu Kristo nawe akaza kubana nanjye agatura muri jyewe hanyuma ukabasha kwakira ingabire z'Imana kubera ko Yesu witeguye uwo nguwo noneho niwe ushobora gukurikiza ibyo Yohani Batista
mugende rero tuziranye ntagize n'ibindi bikaba biri kuvuga uburakari bwegereje kubera ko ntagize umutima mwiza umutima nama nawe mukaza urabona mugende ugaragaza ko zigaragaza ko twabanje gutegura tugasukura uwo mutega tukaza tugakuramo hanyuma akuzuye umutima tugasesekara inyuma azangabere z'Imana zirimo aho tugaragaze ibintu bitaberanye n'ukuri bwabo ingabire z'Imana zirimo hanyuma zikigaragaza kugira ngo ingabire zigaragaze mu buryo nyabwo ni ngombwa kumvira inama y'umutagatifu yagiriye Umunyaroma ibyanditswe bitagatifu mbere y'iki ntabwo ibyo bitagatifu bibaye kugira ngo tubyumve gusa kuko tugomba kugira ngo tubibike Bibiliya tukayisoma tukayizirikana ibyo batubwira hanyuma tukabaza kugira nabi bigoye ibyo Pawulo mutagatifu yabwiye abantu b'Abanyaroma abavandimwe ibyari bitera byose byari kubera inyigisho kugira ngo bakomeze byatubera inyigisho guteka utabisoma twabisoma dute kandi nta Bibiliya dufite Bibiliya ishobora igatera ubuzima bukunze gukura umusore ingero byanjye n'abanyeshuri bakeya bamubwira ngo nyabona bazaguze Bibiliya ntagatifu akuye muri Bibiliya heza ibihumbi bingahe byose umwaka by'ibihumbi ubona amafaranga menshi cyane namwe kuko muri amusirikane ibyo byose ntabwo twese mudatunze Bibiliya ariko aha ngaha amagambo Pawulo mutagatifu yabwiye Abanyaroma abakomeza kugira iyo myiteguro myiza gusukura neza Patiro mutagatifu twebwe kuko kuzirikana ibyanditswe bitagatifu kubera ko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutubera inyigisho kugira ngo tugire icyizere wabizirikana gute udatunga Bibiliya twavuga tukavuga ngo nayo ngiye Bibiliya muri Matiya mfite ibintu ntabwo bizatunganye hanyuma no kuvuga abana ni abana bari kubyara wowe abantu basomera ijambo ry'Imana ryera ukanamenya ko ku ijwi bazi gusoma bize gusoma neza Ikinyarwanda basomye nabi bagakosora ejo ugafata umwana ejo ubundi buryo barangiza ukongera ugatangira mbere yo kuryama ubanza gusoma ijambo ry'Imana ryera ibyo bizaba ari kuzuza ubukristo bigatuma ntaza n'abakuru zizamukiriza Imana urimo ariko ya roho mutagatifu izo mbuto rero kugira ngo zibaswe muri twebwe ni ngombwa kumenya kuzirikana ibyanditswe bitagatifu umwanzuro w'amasomo y'umunsi rero tugomba gufungura ndetse gukingura umutima wacu nyagasani ibyo kure yatangiye birinda umukiza wacu aze aturemo ariko kandi gukingura nabyo akingura muri maso ari maso kandi ushobora gukingura niyo mpamvu mbere na mbere tugomba gukanguka umugambi w'amasomo ukaba uvuye mu ndirimbo twifuza ko ikunze kuririmba nibura izo yose Thank you.
oya reka mbyuke njye ku kazi reka mbyuke muri iki ngiki ntabwo umukristo hari igihe ujya gutya hakaba hari imigeneze myiza urimo itari myiza urimo ukumva wifuza kuyivaho kuba abana uba yifuza kubyuka akajya ku ishuri ariko uburira bakubwira biryoshye ndagenda ntajya nkaba nsinze y'ibyo bitaha amabyeyi y'ibyo bitaha ukomeza gutyo gutyo afurika yacu niyo mpamvu ari ngombwa gushibuka tugakanguka tukikura amazuka hanyuma tukajya mu murimo w'Imana tukumva icyo Imana tugafasha mu buzima bw'Imana bihindura no kuva mu gihe kigali na bisaba gushibuka bari mu n'abakabiri byiza n'ubucuruzi ariko ibintu nkora ntabwo ari byiza umaze ko ari byiza reba ariko ntabwo gufata icyemezo ntabwo uraza gufata icyemezo uraza gufata icyemezo uraza gufata icyemezo kugeza igihe wikanganye ugasanga tugiye ku gitabo kirangiye kuri iyi isi ugasanga tugafata icyemezo niyo mpamvu tugomba ngo ibi ndabiretse tugafata icyemezo kuzirikana ibiti binategereje ariko ntabwo ari buri ntabwo ari Kigali byose ntabwo atari wabona ikigori buri wese n'abatari bohereza kuyabona kuri televiziyo ikigori bigeze kuba bongera ikigori cyo gukura kikabaho kuzamuka ikigori hanyuma kimaze guheka zimaze kuzamo hazamo hanyuma kuba iza mu kigori itangira kurya yinjiye mu cyayi ikigori cyarahetse hanyuma umuntu aza kuhanyura kugira ngo yitwa we ikigori ngo cyeze wakikuyemo hakiri kare muri kiweza kuza kubitema nk'uko wajya gusubiza uretse ndacyumva cyane igihe cyo kubitema kiragera gukorera azahera ku ntangiriro z'ibigori atangira gutema mbese uko twumvise ngo iri myaka igiye kuza atangiye gutema umuntu wundanira umuhanda yabona abagomba we wavuye no kubona yuko atangiye kubitema atavaho nawe ugatema ikigori nkumva iti ndetse ngo ubwanya ndacyumva cyane n'ibigori agera kuri cya kigori aragitema maze kugitema kivanaho agipakira mu mufuka hanyuma aragikoze gutekera agatabi umuntu hagati wawe uko bavuye n'ikigori yagiye kubona abantu bamwe bagiye kujya kugiteka nabo kandi gato cyane kuko urugendo ndetse gafite cyose cyane we barazijyana babishyira mu isafuriya maze gushyira mu isafuriya bashyiramo amazi ibigori bamaze gushyira amazi bajya kuzana ibyo gukurikiza igihe bagiye kujya gukurikiza hanyura wabo agira ati ntabwo bakwiye kubona bagiye kubiteka batereka mbere uretse amaze kubona amagenda bakuyemo ndacyumva cyane hanyuma ibigori baza gukurikira maze gukurikira akubita umuriro iminota mike cyane umuntu kugeza kuri bya bigori kuko ugiye kuvamo usanga isafuriya yabaye idashya irashya irafunguka izize ibifungo cyangwa se ibyo warya bakwishyura abantu ariko rwose irafunga cyane bikure seke bishyigikiye ibyo ku bitotsi bihinduke ku bari bakristo gushishikariza abantu twitegure ubwiza bwifuza tumukire mu mutima wacu tuhasukure neza tuhakuvure kandi tuzamwakira tungane kandi twiteguye kumusanganiza impano nziza ikwiriye umuremyi wa byose tubisabira nyagasani yezu n'abana nawe twamamaze kwemera kwawe Amen.
abe nako amahugiro abantu bose bakeneye icyo gihe kirimo. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo nimutegure inzira nyagasani, iri jambo rikangure kiliziya yawe ngo riwukorere. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo nimwakirane nk'uko Yesu ubwe yabakiriye, iri jambo ribumbuke mu bwumvikane muri kiliziya yacu. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo umwana w'umuntu azaza, abayobozi bacu bumve iri jambo babe maso. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo tuzagira amahoro arambuye ubuziraherezo, iri jambo ritwumvishe gushaka amahoro mu rukundo ruzira gahato. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo ibyanditswe byanditswe kugira ngo tugire icyizere, abari mu kaga bumve iri jambo ribatera inkunga. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo nimwisubireho, iri jambo ritubutse ngo tujye gusaba imbabazi. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo uje akurikiye azaruta ingano ze mu kigega, iri jambo rigere ku bacu bapfuye ngo batahe mu rugo kwikiza. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo igihe cyose kigera imbuto nziza kigira gutemura, iri jambo rikamwe abanyabyaha banyaruke. Mana yacu uri hafi, watubwiye ngo Kristo yaje kugira ngo yuzuze amasezerano y'abasekuruza, yuzuze isezerano rishya, amaraso ye amenerwe mwebwe n'abandi ngo bakire. Nyagasani Mana ushobora byose, wowe Uwiteka, wumvise abantu bose bari mutatiho hagira n'umwe usubira, uri hafi maze ukumva amasengesho y'umuryango wawe, maze iyi si yacu ikomeze mu nzira y'amahoro wayigeneye, kandi kiliziya yawe inezezwe no kuyobokana ituze kubwa Kristu umwami wacu. Thank you.
Santo, Santo, Santo
kuko umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuko yaramaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati mwakire maze munywe mwese, iyi kuko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano kandi rizahoraho iteka, agiye kunywerwa bimwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora mu rwibutso rwanjye. Wibuke kandi nyagasani abavandimwe bacu bapfuye bafite bwiza buzazuka, cyane cyane abakozi abarenze bose bitabye Imana, hamwe n'abandi bose bahawe gusa dufitiye impuhwe, maze ubakire mu rupfu bwabo. Turakwinginze unatwe twimwe maze tuzafate umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Yosefu n'umutagatifu umugabo we, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bakunyuze kuko byagiye bisimburana, hamwe nabo ushaka gusimburana kubwa Yesu Kristu umwana wawe. Nawe Mana ushobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose, ubishyikirizwa na Kristu, ukabiraga hamwe nawe, ukabihererwa muri we, mu bumwe bwawo mutagatifu, ukwiriye bihora kwisimbura n'iteka. Twarabizwe n'umukiza kandi dutegeka, kandi
Yerusalemu ruhaguruka ujye ahirengeye maze ibyiza Imana yawe iguhereje. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, tumaze kudukura umugambi utanga ubugingo, turagusaba kutwigisha kwisangira n'Ukaristiya, utwigishirize mu kumenya neza agaciro k'iby'isi no kudahwema kwibanda ku by'ijuru kubwa Kristo umwami wacu. Yesu Kristo akuzwe. Ababonye bwa mbere gusubira mbere Amani yafasha Augustin Fado kuvuga muri Paruwasi ya Nyuma korera ubutumwa